tuvugana assalamu alaikum murabyuma abantu banje asa assalamu alaikum itanu kwa tanu ndetse aracyange namwe baracyana ya company mutangiye gukora akantu twitonze munezero Steve ndetse mukinyo imena tangiye prime yacu kanange ni utagurishya vuga ati sirimira manuka gute the work operation itanu kwa tanu ntabwo mubyumva ko tuba twihuse ndetse amakotanye nande mugasagara mu mujyi rwagati ari imodoka iri kugenda buriya niba ari cyo hambere gusinya gasana kiba kusinya gasana ndetse n'ugusanga umukira atembera nta modoka agendamo ugasanga umukira agenda nta kamoto nari ikintu kigoye cyane cyuta ibindi ugasanga aragenda yambaye bodaboda irango yambaye sandari yambaye gutena ga telefone yajyanije tayari ngafite ubwanwa ngo arakaze kandi abakire birabura ubundi 90% ntibabaho usanga abakire bose bisiga mukore ko sori bose n'inzobe nta mukorego batamfana mu kirasohokana umuntu wirabura ure na witonzana mukabari abinze ko ibintu ushaka gukorana ukeneye kujya bakora ibikorwa ndetse n'umuntu ndetse wirabura aga project ko ndakora narondeye umukozi afite apana projet kansinya ukeneye kujya nshyira mu pagasi no mukire mugaga meze bite ngaga cyane n'abantu turi gukorana ashaka umuntu asiga mu kazi ndetse umunsi agiye ugasanga agiye kure urumva ariko umuntu bagiye kujya basi badiringe banje kuzana amazi yera amujyana mu kabari abanze kujya mu kabari amuyesha kan nta mupagasi wasiga muri business nka primus biragoye cyane ibyo bintu na primus ngazagucungira yayamaze mani sabwe icuzi barakamari bose ndega nanye ndumwizera ko musagara atamujyana office birakomeye bigenda gute iyo business yawe nayigenga gute kandi nta no kuba mfite office inzo nk'umukire amuntu agomba kumusiga inayira ariwe bibaye gukora iyo bayijyanye amafaranga gusa ninagaruka na kimwe basigaye muri business yajya kaza gatunganya neza nta kibazo n'amazi rabahari no mukire ubona PayPal namupanga yari muri yo kunye wenyine nta mupanga nta umuje nabana abandi bose agira gutya ngo pyepye yihuta imagine ko ari umutindanwa byeri aramutse ageze gutyo ugasanga abonye inzu nk'iyo bakahita mubwira ati umeze uko amafaranga arabyane muri business y'abandi yahita amara amafaranga n'abana abandi bose barya kabamara kirizanje gatikusigire dirusosa musigire gahunda musigire agiye kujya hanze agiye kuri indege kandi yambara sandari ati ugomba gukorana n'umuntu wizera nawe wizeye mwizera gutiba tari umusuma bunu wize nkawe nziza none ko mwizeye mu kazi kandi agiye kumuhinzo ko nane barangatiga mu amusigire business neza umugabo ndetse byeri ubundi ari mugani baca mu kirundi no mu kinyarwanda imagine namutse ndetse umuntu utaba mu nzu ya danger nakaza afite arya abana batanu ku munsi atuye muri etage harya banga abari bamaze tu ndamwiserwa sawa ni muhu nakwize nta kibazo ni boss kagenda neza bizakunda agiye kumusiga mu kazi ajya hanze agiye Dubai sangbenga ari barakora sigire business yawe shaka umudakora kora neza ngabwera kandi wangabyeri imagine yayibuze rero mahera yanyaganisha n'agafaranga kabuze imeze biti ibyo bintu umukire masabwe icumi birarya bakire nano tubonye base kumeza demiri mukira soka hanze ndangiye guhamagara umuntu gace ntaje gatoya ura kujya gukoresha umupaga sonzo kamenya umupaga sije gukoresha teye gute umuntu nk'abyeri ugiye kumusigira business umuye n'inzu kandi abimana nk'abyeri n'amafaranga afite umuye inzu abana abandi yewe data we nakarimo karavuka yaje gatagetinga tapo yo note story yo note ayibika hanza fanariye ya mbere ubundi amafaranga y'umugabo namuraye mu mufuka dada hari kaka ngewe gogwe ndumwiserwa barakubeshesha karakapfa barayajyanye imana singaho abantu bose mwirabura mwese mwikomena amashi abirabura hafi ya bose mugenda kwijana arabisiga za mukorogo mutayisiga kandi ndimo navuganira kuri business y'umukire nyine bya bindi gagaragarutse kaka note kanyereye amafaranga nasize abantu amafaranga ameze guteze akafaranga nasize ngakaza wapi yari munsi ya telefone yakongeye kwishyura byeri watwaye telefone ijyana nayo nta mafaranga ari ufite imagine wa muntu ugiye gusiga ndetse muri business yawe habigiye gukomera cyane telefone muko ndayikuye ko birabaye va ugenda nawe towe yaho karabaye sindahagukanga ubona agiye gusiga mu kazi
ntiwangiye kugira ngo agiye gute abusigaye muri business atangiye kwiba 2 miliyoni nyine ushake ndonka kandi kazi namera jewe ninshaka nkabure sinibye kubera 2000 nawe undebera abantu b'iyi minsi bagiye kumusigira business za miliyari mu ntoki akanote ka 2000 ambere nk'umuntu avuze izina bahaye ndetse ibintu ugasanga byose arabimaze uzi utora telefone otorera ugogo na time oya sinagwarira ije ndamwarije amafaranga yatwaye oya mbose abikoza bishaka inota isiga hakurya ngo ariyo umukiragiye ase umupaka sije gukoresha ndetse dirigwa uyu munsi umupaka ndetse arivamo yagasara imana sinakwagira umwe babiri bakubwiye ati ujya mu turamutse namwari 2000 yarye n'umundi ni hahandi n'inzoga yaguze ya 2000 ikombye mugabo icombo matime kiga boss je ishize 2000 nga ukayiba ko telefone yo ni exam y'akazi ndayakaze ya mbere arayira imagine musigero usohoka kugira desa miliyo kamera ntiyanareba aho yajya huwa ngo akahita agenda genda bibonye sidire gite niyo nzoga gusa naho inywere toka kwanyuka akazi karaheze byarangiye wara n'abantu na pagasa agiye gukoresha bonye ndetse ramutse musigiye company yose ahita igenda yitonze sibyo yari kanga sirimwe kabiri umunsi w'ejo bakana salamu alaykum nabyumva apagase mukoresha mujye mu manza mujye mubigeho abantu bakoresha kabutindi kugera mukanyigeho ngenda akazi cyane ndetse ko ndi boss mwankoresha mutu